reka tuzavuge twabitanze oya ntabwo uriganya ukuri tugenda n'amaguru uyu munsi uyu munsi turagenda n'amaguru Selina uraryoha ariko ingaruka zawe zirahabye ntabwo wamagaye kuri telefone narakuvugishije mureka ikibazo dufite ko nushaka kumenya ubu urabona kami namenye itsinda yanjye urabona bizajya isonga rwo zitegereza ko bitekereza komeje kugenda ntekereza ndavuga ni ngombwa ko umugendo yasaga iyo dufite ikibazo cy'isirikare nazo kirengagiza igitekerezo kirakomeye n'intekereza mu natwe twafata ariko ibyo kiriya kibazo turabona kandi haramutse n'ibintu biraguteye ingaruka byagira kandi nawe reka bitagusize wa bro so who you turn for Squad, no? Easy. No. Is it? Shall I give you one again? Niye ndakubonye rwose ko yibunze ibiti none se ariya ngo mwanze ko negura ku mwanze ko negura ku ese ubundi ubona utabyoboye ariko urabona amenyo yabaye nayo kutibaganye ubwite anyway byo tubyihorera ahubwo gusa nabyibagiwe ibintu yambwiye uze kumuhanura noti ubwo ndi kwibaza nti kubera icyo atazaca ntabwo ahubwo igenda kugenda witegure tujyane muri siporo guhera na kwinjira hari impamvu kamanze ngure capati ku muhanda Kami we karamekara amakuru y'iminsi rake kabanze nsomye oya gasomye rwose kameze neza karengetse kano kayuka rwose kameze neza ubwo tsitsimura inyota wumve ko bibiri ariko rero hagati aho ngaho warabuze oya buretse uzuko umwumbuje yanye ngo saba kurusha fanta rero kaho soba ndeje kuri kabisa aha nakasoma umusa ndawukorora kabisa oya gasomye rwose gasomye ndabizi hano karahari rwose gasomye dore agata wari kuri nta kazi uri bwici nubwo uri kumbeshyira ngo narabuze squat igihe amezi abiri ashize tudahura duheruka cyagiye tujya mu bukwe bwa wa muhungu mukorana ajya bamwita nde Jackson naho niho duherukana mbese yarashize uvuge ko ari akazi kagutwaye gusa ukabura bigezaho ntakubeshye muvandimwe uri inshuti yanjye urabizi akazi kari hanze utakiyambuye wanashibuka ushizemo ubuzima yewe uzi ko umuntu akora amanywa na nijoro ntiyibuke no kunywa amazi ya nuko nyine naratwarwa neza ugashiduka cyane rwose bitase hano mu rugo irungu rikumerere ndaho meze neza nta kibazo mfite ubuzima buragenda nta kibazo ariko da Marceline arahari nshakana mu guhamagarira kaza kana gusuhuza Marceline kumbe nsoma gusoma aho ndumva agiye ugiranye cha igira hino suhuza umushyitsi niko twabonye umushyitsi mu rugo itamuyemo inkumi da uravuga urabizi inkumi cyane rwose Marceline ahubwo ni ugutangira kumbwira ngatangira kwitegura ukuntu nzajya ndabona yarabaye inkumi rwose yitamuyemo inkumi nziza Marceline yarakuze cyane ariko namureze kuba umwana mutoya yakiri mutoya ndabona ntabwo warubizi ko ari wari wasigaye kuko bamushyize kuki abari kubimbwira ari ugucinya okay nawe ugiye asigara bibwira rero suko ku mana yanjye kuko nagahita na kabi wagira ngo akazi kagatangiye kubageramo ubu nibanganira aho ndabatizwa n'Imana
Hirwa umurimo wamukomeje ntacyo bye ndashaka kubaza nabona ko ari imbere imijyi yanjye ntabwo nzi neza profe rero tuza agiye kunywa amanota akananyigisha byihariye nta buriya pasi n'umwana mwiza rero umeze n'abahirwa bataza kuwusiga usanga asigaye agira inama imyitwarire asigaye afitanye na prof kuko ejo bundi nyine nabimubwiye mbona biramurakaje kandi basanga ashaka faranga usanga namuteye abantu ntawabimenye nyine ntakikomeretse kigenga Kamara tinyuka ati Marceline aracyari umwana ntabwo azi uko tujya twifata kabisa kahebye inshuti by'iki gihe ubu munsi yamenye ko nateye inda Marceline umwana yirereye uramuwe azamfata ate kweli inshuti dusangira dusabana tugendana sha uzaba ibindi Yasimemira semuno no mugoroba aravaye akajya bitewe wagira ngo ngiye ko nagushaka nari mparitse nduhuka ariko se ko no mugoroba ntitwareba ahantu kimwe tukicara tukaganira ko nari nagukumbere gashaha baciye n'iminsi reka tuzambe twamutanze ntabwo uri ganyikora ibintu turi muri gahunda oya just nakanya gato yacu kaganira tuzambe twamutanze ego ujye nyine mukancuke nyine ibyo twajya tubura buri gihe tutabipanze ntabwo ari buri gihe ariko kasiyo zibaho reka tuzaba twayipanze ahubwo twamusozi menshi nta kundi nyine ariko urangati bitekerezeho neza oya ntacyo bitwaye uyu munsi turagenda n'amaguru imodoka yaraye mu igaraje bambwiye ngo barayituzanira ariko urabona twarinze tugera amasaha y'ijoro batarayizana biragaragara ko tugenda n'amaguru byo kuzajya muramutegereje ariko ntugire ikibazo kugura yawe n'intera nta kibazo kugura yawe n'intera ariko no kuba nshaka ko tugenda n'amaguru si uko nanjye nabuze iyo nahamagara yihorera iby'akazi byihorera wenda turaprofitiramo tugende tunaganira gusa hari ibibazo nibazaga kandi ndumva ushaka kuba wabyibaza ushaka kutuganiraho gatoya turarumwe twicaye dutuje by'abakeye okay akazi ndabona kamereye neza rwose kakumejeje neza watangiye kuza no mu mishinga rero yo kugura imodoka uriya byanshimishije none se cya bibazo nakubwiye gushakisha ubigeze hamwe wirangariye ukagiragirwa ukaba urimo ushaka amafaranga gusa shaka oya papa cyarimo kubishaka ibibazo harya mu bibazo byawe ahubwo papa kimara kumbwira ngo ndizate bihise mu urumva nk'umuntu nawe rero winjiye mu kazi k'ubugenzacyaha amakuru ntukayapfusha ubusa niba nkubwiye ngo amakuru ameze gutya ntabwo ari impamvu yo gukomeza kwibaza aho nayakuye ahubwo yakurikirane hanyuma kandi nagushakiye akazi mu bintu bijyanye no kugenza icyaha hari impamvu utazabipfusha ubusa ubu igihe kirageze
hari iminsi wamaze umbaza ibibazo byinshi cyane ngo mama ngo biki, ubu ni umwanya noneho wo gukoresha uruhare rwawe kugira ngo umenye ibyo bibazo byose n'ibisubizo ku buryo buri munsi mubaza amakuru ya mama ntugire ikintu bimbwira. ariko ibyo ndi kukubwira, koresha umwanya naguhayeho ubugenzacyaha icyo kibazo kibaza ariko ukisubiza. ubu igisubizo kiri mu biganza byawe. Papa wivunika, urakoze cyane kuko byumvise. Yego urakomeye ariko nta kibazo, ikigo ntekereza ko kimeze neza. Ibikenewe byose tuba twabitanze, amasomo, ibikoresho, ntekereza ko nta kibazo. n'abanyeshuri ubona ko bari motive kabisa. Nta kibazo. no ku ruhande rwacu turakora. So amasaha abara umuntu ujya ubona se mwari muzakerewe. Oya njyewe ikibazo mujya mugira mujye mumenyesha, nta kibazo. Ariko hari akabazo gatoya. Niba hari amakuru hakugezaho. Hari abana mujyana mu ngo zanyu, iyo mumaze kwigisha mukabatwara mu ngo zanyu. Yewe ayo makuru maze none se ari bibiya kubwira cyangwa nirumaze abantu yewe angeraho ya ariko nshaka kugira ngo menye ibyo bitandukanye yizo kuri ibyo bintu tubigarure bikiri mu maguru mashya. urabizi umuyobozi sinagufasha nubwo hariya nigererayo, ariko ibintu iyo byageze mu bundi buryo ntacyo nabikoraho. Rero ubimbwire tubikore kare birangire, kiri hafi ubuyobozi wanyu. Hari ikibazo tugirana? nta kibazo, urabizi ko mwisanzura bose ngaho turi babiri, ngaho mbwiza ukuri niba nta kibazo umva mubwiza uri mubwiza cyakoze abantu sinababuza kuvuga, abavuga baravuga. Wenda ni nk'ukuntu hari ukuntu cyakoze abana bajya baza nk'iwanjye bagize intege nke nkabasobanurira. ubwo rero hari umuntu ushobora kuba yarabonye nk'umwana w'iwanjye namusobanuriye akazana n'ibyo ngibyo ugasanga amagambo y'abantu bajya bazi wawe ukabasobanurira, kandi hari igihe baza ari abakobwa gusa. no urumva iyo ufashe abana nase uravangura se gusa umwana yakubwira ngo ufite ikibazo ukajya kumubwira ngo nazane n'umuhungu kandi umuhungu nta kibazo afite. Jewe rero ibyo bintu nagira ngo niba ubigize ukuri kuko iyo tubifatiranye bikiri mu maguru mashya byakora, ariko nibirenga inkombe kuri kwaje nuko mvugisha ukuri ntabwo njya ruswa. Ni niyo mpamvu mbikubwiye kugira ngo tubigarurire hafi. ariko nanjye urumva sinajya kwishinja ibintu nakoze, urabizi ikindi kiriho cyo nanjye ndaje bikurikirane, wenda reka twegere ukurikirane ureke nawe gukurikira ibintu by'amagambo. Isaha ziri kumfata kandi hari izindi raporo mfite, ushaka kuzinduka mu kazi, hari ibindi ngiye gukorera mu rugo. Ubwo rero uko biri kose ndaje mbyikurikirane bose, aho bikurikirane neza, ariko ntabwo ibyo bintu nabikora. Oya sawa, nta kibazo, ubwo turi kuri kumva utameze neza wicaye